nk'ibisanzwe Igomajike TV igenda ibagezaho inyito z'amazina y'ahantu hatandukanye. Uyu munsi yabakusanyirije amakuru ku nkomoko y'izina Rwamagana, maze iganira na Nsanzibera Jeanne Dieu, umusizi akaba n'inzobere mu muco, amateka, ubuvanganzo, umurage n'intekerezo z'u Rwanda. Atubwira aho izina Rwamagana ryakomotse. Ni Kononji Cedric, mbaye ikaze. Banza ukande subscribe kugira ngo tubane neza muri kino kiganiro no mu bizakurikira, kugira ngo bijye bikugeraho kwa tanu. Reka dutangire rero. Nsanzabera avuga ko izina Rwamagana ryaturutse ku ishyo ry'inka ryari ryororewe muri kano gace. Abantu bavuga ko ari iwabo w'amashyo y'inka. Yaravuze ati Rwamagana ryaturutse ku magana y'inka yari atungiye muri kano gace. Noneho abantu baba baganye kuri uwo musozi bakavuga ko bagiye iwabo w'inka z'amagana. Nsanzabera akomeza asobanura ko izina Rwamagana riva ku magana y'inka yahororerwaga, bikaba bisobanuye ko ari inka nyinshi zahabaga. Izina ryaje guhama gutyo biturutse kuri ayo magana y'inka yari atungiye muri ako gace, ku buryo iryo zina ryaje kuba rimwe mu turere tugize intara y'Iburasirazuba. Ryagiye ryitirirwa ibikorwa bigiye bitandukanye birimo ibitaro bya Rwamagana, isoko rya Rwamagana, paruwasi ya Rwamagana ndetse n'amashuri. Hari ayitirirwa iri zina ry'i Rwamagana. Masabo Emmanuel avuga ko kumenya inkomoko y'inyito y'ahantu ari ingenzi kuko bifasha cyane gusobanukirwa amateka atandukanye y'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage baturiye kano karere ka Rwamagana bavuze ko batari bazi inyito y'izina Rwamagana aho ryakomotse. Ngibyo rero iby'izina Rwamagana aho ryakomotse. Ni Kononji Cedric. Niba utarakanda subscribe n'urenye kuri ino video utarayikora, ubundi tuzahora ubutaha.